nigeze nabyuka mbwira abana banjye numva rero abana banjye ati sinshaka ko muzabaho nk'amayibobo mwaburara mujye mwihangana ni mu gihe cyashize nta n'igihe kinini kiracamo ndababwira mu nsengano mu cyumba baraza baricara iruhande rwanjye sinshaka ko muba nka Marine ndashaka ko mugaragara nk'abakozi b'Imana bana banjye mujye musenga numva kandi mbabwiye nimujye mwumva mushaka inyama mujye muhita nimva hano hari igihe ngenda nta hantu ngiye murabizi nta muntu twavuganye muhite mupfuka mubwira Imana ngo Mana dukeneye kurya inyama turakwinginze mama muha amafaranga azitugurira Imana izagihita ibyumva ubwo nababwiye mfite kwizera kandi nyumva Imana izagihita ibibaha nimushaka n'ifiriti mbese niba mushaka inyama muyibwira icyo mushaka kuyirisha nimba ari ifiriti n'umuceri Imana niyo mubyeyi wanyu ndebwe ni iki turinze kugeza ubu ngubu bana banjye mumenye Imana barayikiriza ndangije mpitambwira Imana ariko Mana ubundi ndashaka kukubaza ndi kugenda mu nzira ariko ndashaka kukubaza gute nifuza inyama uzifite koko nifuza inyama kandi uzifite ubu ntiwareba n'umuntu ukamubwira akanyohereza n'ibihumbi 10 kandi byose byavamo amavuta amakara nyine ndabara nk'uyibifite cyane ndagenda ngeze mu mujyi ndi kugenda imvura isa niguye ndugama kwa Makuza ihise nkumva umutima uri kumpata inzira ncamo uzinyiciyemo wumva Imana ndi kukubwira ibihamya byayo n'abadukurikiye babyumve mbese iyi Imana igiremo ibihamya bigaragara mpura n'umuntu wa muntu aranyitegereza ariko ntabwo arazi ikinyarwanda mbona arahagaze ariko andeba ababonye umwana w'umusore aramuhagarika amubwira ngo nambwire ngo njyana ajya kungurira ibiryo muri hoteli ajya kungurira ibiryo muri hoteli ndabwo ntimubwire ngo mfite abana ntabwo najya kurya muri hoteli njyenyine kubera iki abantu bakunda kugendana n'ubumuga kenshi bakunda kugira umujinya mwinshi cyane ntabwo baba bariyakiriye baba batariyakira biriya biratinda cyane kwiyakira ntabwo biba byoroshye ntabwo biba byoroshye nanjye urumva niyakiriye maze kubona urukundo rw'abantu maze kubona urukundo rw'abantu nibwo niyakiriye rero ntukabarenganye gusa abo mpuye nabo ndababwira nti njye nasanze kugira uyu mujinya nta nyungu ibirimo kuko Imana yadukunze ngo yaturemye ngo tube inzandiko ubu turahura akagira urwandiko nsomamo tuti bakunzi ba Irakora TV turabasuje cyane amahoro Imana itanga nabane namwe rero turabasuje cyane abari muri iki gihugu cy'u Rwanda abari hanze yacyo nukuri turabasuje kandi tubakira mu kiganiro nge ubasuza ni Jean Marie nkuko mubibona imbere ya kamera turi kumwe n'umukozi w'Imana abenshi cyane muramuzi njya nkunda kumwita umushumba ariko simeze neza nukuri ndashima Imana urashimira Imana cyane rwose n'umutima wanjye wose oya biragaragara umurokore rwose witonda umeze neza ariko se umeze ute muri iyi minsi ndashimira Yesu aracyandinze andindiye umuryango nukuri ntacyo mushinja nukuri Imana ishimwe rero turagutumiye kugira ngo tugirane ikiganiro gito ariko mbere yuko dutangira ikiganiro nagira ngo ubanze udushyire imbere y'Imana Imana ikiyobore noneho duhite dukomeza yego uri data wa twese mwiza ubereye mwiza abagutegereje bose turi imbere yawe Kristo aka kanya twinjiyemo bana natwe tangirana natwe usozanye natwe kandi niko nsengeye abari hirya no hino ababona ko babuze inzira uzibacire kuko twamenye neza kugira inzira nyinshi zirenze igihumbi girira neza buri wese abihebye ubarengere ngaho komeza kubana natwe wigaragaze uganze kandi utegeke niko tubisabye tubyizeye mu izina rya Kristo Yesu amen rero ku muntu ukubonye bwa mbere watangira umwibwira yego amazina ni Ibahe Vestne uzwi ku izina rya mama Kwizera yego ayo mazina ntabwo akunze kumenyekana ugeze muri quartier utabajije mama Kwizera mama Queen mama Elisa ubwo wasubirayo yego Vestne ntabwo rizwi ubwo iryo ni ryanditse mu gitabo cyane rwose yego noneho se mama Kwizera byumvikane no mu mama ufite abana mu mama rwose ufite abana batatu nibyariye mu nda n'uwa kane ubundi ubwo abo mfite ni 4 abandi narabashingiye barashatse waranashingiye narashingiye hari uwakoze ubukwe hari abishingiye ariko turakundana barankunda cyane iyo bari kumpamagara mama mba numva nishimye cyane yego arabishingiye wareze warufite hari nabo wasezeranye tuvugana rwose mfite abuzukuru ufite abuzukuru rero nagira ngo tuganire mu kiganiro gitoya urumva ko
Imana yaguhaye umugisha, twigeze kuganira uduha ubuhamya. Abantu bakurikira Irakora TV ngira ngo mwarabibonye uburyo yatubwiye uburyo iwabo muri Ngororero, si muri Ngororero harya, uburyo wari ubayeho, uburyo wavutse batakwita umuntu, uburyo ababyeyi bakwangaga, uburyo bagukubitaga, uburyo n'abana bagukubitaga ntubone, wabatakira bakavuga bati widusakuriza ahubwo urirusakuza. Mbese nta rukundo weretswe kugeza ubwo uje muri Kigali ukabona abandi bantu bafite ubumuga burushije ubwo ufite, ugatangira kwiyakira, ukerekwa urukundo ubwo ni muri make nyine ubuhamya bwawe. Kugeza no ku rwego none utangira gushyingira. Nagira ngo tuganire ku kamaro ko gukizwa. Naje gusanga gukizwa habamo amahoro, gukizwa habamo ibyishimo, kuko ndibaza badukurikiranye mu byahise aho nagiye mbabwira nanyuze, imibabaro nanyuzemo, umujinya nari mfite, uburakari, gutukana, ibyo ngibyo byose ubu sinabikora. Kubera iki? Naje kumenya ko gukizwa hari ibintu uba wiyambuye ibyaha byose. Yego turabikora ariko ntabwo ubikora nk'uko wabikoraga mbere. Kubera iki? Dutinya Imana. Nanjye nasobanukiwe ko hari Imana, tugomba kuyitinya kuko ni umubyeyi. Gukizwa bituma usa neza. Gukizwa abantu baragukunda. Nkubwiye abantu bankunda kubera nakijijwe. Urumva? Ni benshi. N'aka gasura ni ukubera agakiza Yesu yampaye. Kandi agatangira ubuntu. Ntabwo yishyuza, nta mafaranga utanga. Rero nimba nawe utarakizwa, inama nakugira niyo gukizwa. Ukegera Yesu nk'umwami n'umukiza. Kuko amara umubabaro. Urumva? Iyo uri imfubyi ntabwo bigaragara. Ntabwo bigaragara ko uri imfubyi. Iyo uri umupfakazi ntibigaragara. Uriga, ukarangiza, ugasa neza. Mbese iyo ndebye nk'ukuntu abana banjye babayeho basa neza, nta kazi mfite ari ukubera imbaraga z'Imana. Ni ukuri nabonye imbaraga z'Imana, nabonye gukora kw'Imana, ntabwo ari ukwishushanya. Ibi mbabwira ntabwo ari ukugira ngo munkurikirane, ntabwo ari ukugira ngo mukunde mundebe, ahubwo bivuye ku mutima. Rero ikintu ngusaba, ndashaka kukubwira ngo va mu byaha ubu ngubu, ukurikire Yesu, urebe ukuntu uzama. Nimba uri n'umukecuru, ndagira ngo nkubwize ukuri, nta muntu uzongera kumenya ko uri umukecuru. Nimba bakubariraga mu myaka 100, bazajya bakubarira mu myaka 50 cyangwa 40. Ubu ushobora kundeba gutya, ndabizi hari umuntu derutse kumbwira ati nari nzi ko uri umukobwa. Ibaze nawe, imfura yanjye ifite imyaka 14 ariko ngo bazi ko ndi umukobwa. None se tukiri aho ngaho, birumvikana gukizwa bigira umumaro, turi buze no kubyinjiramo cyane. Ariko mperutse kubwira umuntu wari ufite ubumuga bwo kutabona, ndamubaza nti ubundi wowe ukora ibyaha gute, ni iki kikugora? None nawe rero uburyo ba wigendera rwose ibyaha ni gute koko? Erega no gutekereza byonyine habamo ibyaha. Yego. Sinifuza se, hari ibyo mbona nkabyifuza, hari ibyo ndeba nanjye nkabyifuza. Ibyaha ni byinshi, twese turabikora cyane, kuko no mu mutwe gutekereza gusa habamo ibyaha. Urugero nshobora kukureba, mbese ni ikihe cyawe ubundi wamugana utakora? Ntacyo, nta cyaha ntakora, byose uragenda ntawe uguterura, urigenza, wuriza moto. None ni gute ibyaha ntabikora? Nubu ndabifite, kuko buryo wiyita umukiranutsi aba ari umunyabyaha imbere y'Imana. Ukuri ubwo ubushaka kuruta Imana. Ariko n'ibyaha yego nubu ndabikora. Hari igihe akantu kacika nkibuka natureho umwana ikintu, cyangwa atekereza nkumva hari ibyo nifuje. Nk'ubu urugero, hari igihe mbona umuntu wambaye umukenyero ahagaze nkahita mvuga nti nk'ubu iyo nza guhagarara nane kuberwa nkuriye. Icyo si icyaha nkoze, ndifuje kandi ntibyanashoboka. Hari ibyifuzo tugira byiza akaba n'ibibabi, icyo ni icyaha. Hari ukukureba, natwe tujya twifuza, nshobora kureba nkavuga nti ubuyonza kuba muzima yo gushaka umugabo umeze uko. Ibaze nawe, icyo si icyaha gikomeye cyane. Tugira ibyaha natwe byinshi dukora, byonyine kuba n'ishyari. Ishyari ni ribi, naryo nabonye ryica. Nka mbere se wenda kuri ubu ngubu urumva ni kuri ubu ngubu ushaka kuvuga ati wenda nge ngira nkifuza nkagira ne, nka mbere wenda utarakizwa, ubwo nyine nshaka kuvuga inyungu zo gukizwa. Mbere ntarakizwa, iyo ndebye umujinya nagiraga, gutukana, nagiraga gutukana, numvaga nyine urumva, kuko numvaga n'ubundi ntacyo ndicyo. Natukanaga ibitutsi, sinzi nimba ujya wumva ngo abashumba. Ngo ibitutsi by'abashumba. Ngiye ibyanjye byabaga birenze iby'abashumba. Ubu umugabo, ubu umumama ukuze, ibyo ntabwo nabirebagaho. Reka mbese waratwikaga.
na mama ubwe ntabwo namwubahaga ko n'ubundi n'ubusanzwe ngo namwe n'umusenda mwubaha ndabona atari mama cyane urumva kuko yagufataga nyine uko abonye mbese mwari mwarihararanye mwese nta nubwo we yapfaga kumenyera ngo arankubita yabaga azi ko ndi bumukubita urushyi cyangwa nkamurya inzara narangiza yagira gutya ngo aritaje ngahita muca hagati y'amaguru ngahirima hakurya tumurafata umuntu arapfuye kandi ninjye wijyanye narangiza kugira ngo uyu mujinya usheka nkwereke kandi ubwo nzakenera kurya ariko ibaze nkarandagura ibirayi ibijumba aho bihinze byose nkarandagura nkajugunya hariya ako kantu urakavuze gakibuka ni ukubera iki abantu bakunda kugendana n'ubumuga kenshi bakunda kugira umujinya mwinshi cyane ntabwo baba bariyakiriye baba batariyakira biriya biratinda cyane kwiyakira ntabwo biba byoroshye ntabwo biba byoroshye nanjye urumva niyakiriye maze kubona urukundo rw'abantu maze kubona urukundo rw'abantu nibwo niyakiriye rero ntukabarenganye gusa abo mpuye nabo ndababwira nti njye nasanze kugira uyu mujinya nta nyungu ibirimo kuko Imana yadukunze ngo yaturemye ngo tube inzandiko ubu turahura akagira urwandiko nsomamo hari urupapuro nsomamo cyane buriya hari ibyo uba wansomyemo njye mba mbona uburyo ngiye nkubona sinzi akenshi duhura nyine uri kwisekera numva ufite ibyiringiro numva ufite kwizera uvuga ati hari ibintu Imana yenda gukora mbese sinzi kuri ubu ngubu umujinya wenda hari igihe ujya uwugira wenda ariko ukawupfobya ariko uvuga ati nuko nkijijwe ariko ubundi umujinya uraza ariko ntukimeze nka mbere urumva mbere narawugiraga nkagira nk'ibintu nangiza nagiraga nk'ibintu nangiza ariko ubu niyo waza menya kuwukontorora ngahita mvuga ni icyaha nkoze kandi nkihutira kugira gute kwihana ariko icyo gihe sinabaga nihanira heza ntaramenya Imana sinari nzi ko inabaho cyakoze narayishushanyaga iyo nabaga naguye neza ariko kandi kangira umubabaro mu bantu babonye kiriya kiganiro cyahise nababwiye ukuntu nirwaga nambaye ubusa nawe ubaze nta kuntu wabona umwana yambaye wowe utambaye kandi mwese muva indimwe mwese mufite ababyeyi ari bamwe urumva uzi ko hari n'igihe nirwaga nicaye ku gasozi nambaye agatuza sibyo ubwo rero icyo gihe nta kuntu utari kugira umubabaro waba nese ibyishimo wabibikuye kuri inde ariko kuri Yesu habamo byose kuvuga baguriraga abandi bana wowe ngiye ngasigara mama akambwira ati nawe humura ejo nzakugurira ibaze na ejo kubera iki yabonye amafaranga yo kugurira abo bandi bose akucya ari nge wasigaye cyane ese kuki atamfashe ngo byibuze nsimbuze n'umwe muri abo ariko nishimye avuga ati ataza kubabara agatekereza ko impamvu ari iyi kuki batabikoze yego ahubwo akubwira ngo dore ngo n'akandi kaguru ngo kagiye kuzamera kandi ngo uzabigenza ute nyumvire niko bakubwira mama ariko mana ya atambwiye ati komera mwana wanjye uri umuntu nk'abandi nta kintu baye cyane ariko waruzi ko none se uragenda uri umuntu muzima nk'abandi ubu se umuntu agwaye akabutike ntiwakora koko nakora rwose kuko mu mutwe harakora no kubara amafaranga no kubara amafaranga burya ikibi ni ukuba udatekereza ariko byose nabikora cyane hari nk'ikintu wenda wari wakora kugeza ubu ngubu ugeze hari nk'ikintu wenda wari wakora uvuga uti bon nigeze ngerageza gucuruza nko muri covid narakoraga nkutuma umwana akajya kundangurira ariko ibintu bitakaze cyane yakandangurira ariko nza kugenda mpomba nyine muri ya covid ariko narabigerageje nabikoragamo kenshi abana bakeneye igikoma ku ishuri hari utuntu twinshi bakeneye yego twari turikiri mu buzima nyine bwo gukizwa no kudakizwa urumva kudakizwa hari ibintu byinshi nyine urumva ibikomere n'ibiki no kwiheba ugakuriramo nawe ibyaha byinshi cyane umaze gukizwa nyine nizihe nyungu wagize wabibonye gute inyungu zibamo nta bikomere wongera guhura nabyo n'ibyo wahuye nabyo urabyibagirwa mbese Imana ihita ikomora bya bikomere byose wahuye nabyo ikakwibagiza wa mubabaro wahuye nawo ahubwo ikakugira mushyashya ikugira mushya ikaguhindura urugero ushobora kuba ufite imyaka 100 ngiye nkakubona muri 50 ariko iyo ukiri mu byaha ushobora kubonera mu 100 cyangwa 120 kandi yenda ufite na 30 ubuzamenya ko afite 37 ubu se yego kandi arabareba bakavuga ati afite 25 26 kandi mfite 37 ukiri umwana nawe urabyumva icyo nashakaga kubera iyo mibabaro yose nayo imaze kuvamo nagira ngo mbone mbese mbone ngira ibyiringiro ko ibintu byose bishoboka ko narebaga nkavuga ko
n'utwana tunkunda nyine twahana i Kigali cyane nakunzwe n'utwana buri gitondo nkumva ngo Vestne nabyuka bwakeye ukaza kumbyutsa ni narabuguriye umukeka ndasasa bakaza bakanganiriza Mana nyagasani ndetse nkahita numva umuneza ariko nkababazwa nuko nta wanjye urimo ukavuga tunguye hari mu wanjye iyo haza kuba mu wanjye nkagira uburimwe nkabwira mama ntiwazakampaye tukajyana nko gusenga hakabukampaye abandi bakabanyima nkagira umubaba niyo nyimaga umwana wawe ngo muterure numvaga mbabaye cyane ariko ubwo urumva nyine niyo mpamvu nabyaye ndi mutoya byaye ndi mutoya mu bigaragara mu bantu bakubona urasa neza umeze neza n'impamvu nyine tugira ngo tukubwire inyungu yo gukizwa cyangwa se inyungu yo kuba mu gakiza irigaragaza urumva wari wihebye iyo udakizwa ubu ngubu ngaho imagine ngo usubize inyuma iyo udakizwa ubu ngubu wari kuba umeze ute urabyumva mba ndagakecuru kakandi nyine kuzuye ibyaha mba meze nk'akantu kabi cyane umunyamujinya mwinshi ntabwo ari kumbona reka birumvikana nta hantu twari guhurira ntabwo twari guhurira ntabwo wanampamagara ngo uhitabe ubu duhuye kubera ko uri umuntu w'Imana uri umunyamasengesho uri umuntu w'Imana rwose ugaragara neza nkunda Imana n'abantu bayo cyane rwose kandi namenye neza ko imbere y'Imana tuhabonera ibintu byinshi tuhabonera byose ikindi ubonye ko nta soni mfite imbere ya kamera iyo wavuye mu byaha isoni wongera kujya nizo ibyaha byawe nta zindi ni iz'ibyaha byawe uhita ugira rero gukizwa habamo inyungu sinzi uko nabikubwira ntusonza ntiwambara ubusa bishobora kukubaho yego ariko igihe gitoya kugira ngo Imana ikugerageze irebe kwihangana kwawe bishobora kukubaho kugira ngo ejo nukira utazibagirwa aho wavuye nk'ubu sinakibagirwa uko nambaraga ubusa uko nambaraga umupira n'ijipo byancanze ariko ubu ngubu ndambara igitenge nkakenyera ikindi mu mutwe nkambara ikanzu iyi kanzu irahenze witonde iryo kote ryo kurya n'iri kote rigura 15 nabwo witonde iyi telefone njye sinjya nigurira telefone ahubwo ni isaha ku gaswaro byose birahenze byose birahenze ndagira nkubwiye kandi ngo iyo wakijijwe ntabwo ushobora kugira ibintu wifuza ngo ubibure nese ubu narasenze Imana ndabibwira ngo nkeneye telefone singiyi cyane n'ubu iri kumbwira ko igiye kuyihindura ikampa indi ushobora kuzampa irenze iyi simbizi ariko kuko ariyo yabivuze ntabwo nzi ngo izamimeze aho izava simaze nimba ari muri Amerika nimba ari i Burundi nimba ari muri Canada icyo mfa nuko nzabona telefone nimba ari hano mu Rwanda ntabyo nzi icyo mfa nuko izampa indi telefone iyo wakijijwe waka ikintu cyose ukakibona cyane ubuze ndi kukubwira ngo nakubwiye ngo mfite icyizere ko nzabona imodoka nzayikura ese hari akazi ngira ariko kubera ibyiringiro nzi ko nakurikiye Imana idahemuka nakurikiye Imana itabeshya nizeye Imana ishobora byose mbese ni umugabo ukomeye sinzi uko nabivuga ni umurengezi wacu urumva kuba kugeza igihe wayiboneye mbese urumva uyifiteho ibihamya bikomeye cyane yego komana mfite ibihamya reka mbwira akantu mu minsi yashize nigeze nayibwira ngo ariko Mana kubera iki nta muntu wankoreye anniversaire nk'uyu munsi mbese nturakorerwa anniversaire narayibaje nicaye mu ntebe ariko nubwo nari nabitekerejeho cyane naricaye gusa ndavuga hajya nuzuza imyaka ryari nta nubwo nari nanayizi ujye unyumvira uzi ko uyu mwaka ari uwa kabiri menye igihe navukiye nese wakibwiwe niki cyangwa nari mfashe irangamuntu yanjye nyine nyifata gutya bisanzwe ngenda ndeba nimba nta makosa arimo mbonye itariki navukiyeho ndumirwa nyamaze kuyibona aba bakobwa nakubwiye mfite bagenda bankunda ari uwo ndera n'abandi bagenda bavuga ati ariko reka tuzamutungure abo bana bo mu rugo barabikora uwo munsi wageze baranjijisha ku itariki 15 uzibona nkore baragiye n'abana b'abakobwa umwe ni umukozi wo mu rugo undi yari umukobwa usanzwe nawe wanyitaga mama turutse hirya iyo ngiyo n'uwo wanjye baragenda baremera bashaka agatenge agapande keza kamwe baragafunga ariko barabimpisha uwo munsi ugeze rero mu masaha nimugoroba baranjijisha umwana ambwiye ati shanda gushaka ngo no duhure ndagenda kumbi bashyuhije amazi barabizi ko ntinya n'amazi akonje bayansukaho baramfotora bantera ibifu mu maso naho batangiriye ubwa kabiri rero ejo bundi kuri 15 z'ukwa munani nyibwirira Imana ariko Mana ndi kucukoza na telefone ubungu abandi bagira anniversaire abashere babo bakabatungura abandi ba mama wabo inshuti zabo ariko ubundi buyenda buyenza ko bandi kumwe na papa w'abana nkunda ari kuzantungura ubishakano navuze ariko Imana itajya yibagirwa ako kanira kazirikanira kandika cyane
uzizigiye kugera umuntu arambwira ati hari umuntu wambwiye ngo nzaguhe nimero umwohereze irangamuntu sinabitindaho ndayifata ndayimwoherereza arambaza amakuru meza tutaziranye igihe kigeze ba bantu twahuye ahamagarana nka 3 nabo babana n'ubumuga ati uza kuza duhure ntebe sawa kumbi Imana kubera ko yabyumvise yakoresheje umuntu ntazi nimba ari umusore nimba ari umupapa nako njya mbaza byinshi nako nafata umusore ngo mubaze ngo ibiki n'ibiki ngura umusore ngo yakumva ko mushakira iki hari abantu benshi bahita babyumva ukundi ariko ukuntu namubonye mbese Imana ijya umuha umugisha yubaha abantu baba mama yubaha abantu bafite ubumuga bakunda cyane uza akajambo yambwiye yise ambwira ngo arankunda uwo munsi itariki 15 yari umunsi n'ubundi wakonje itariki 15 yego ubundi itariki 15 aba ari umunsi wakonje niba ngo rubabikira Mariya simbizi hafa ndagenda abakobwa mu ijoro rya Bikira Mariya nibwo wowe nanjye nuzuza imyaka yego ndagiye turicaye nese ubundi turi gukora iki babimbwira ariko hamaze kanya mbona umukameramani imbere yanjye wumva ko Imana igutungura neza ariko sinamwitaho ko sinenzi icyaje gukora yego yabona ndamurebye agatunga kamera hejuru yakumva numva inyuma yanjye sinzi akantu gahari numva hari ikintu kishashe kumbi yaguze kakantu baturitsa ngo agaturitse uzi ikintu cyatumye kadaturika uzi ko Imana izi n'umutima wanjye ko mutanciguka nkagira ubwoba nkamara nk'umwanya umutima ugikubita cyangwa guturika cyanze guturika atavuga ati shakaranze ndebye inyuma mbona n'uwo muntu numva ndrumiwe yari maze iminsi mbwira ngo mwana nge ngo kado y'igitenge ndabizi ko ubikunda Imana igisezeranye igasohoza ubwo ibyo ni ibihamya ndi kubabwira bike kugira ngo mubyumve ndangije amakado nziza akavideo kanjye naragasibye ko ndaza kugashaka nibuza kumuhamagara akansubizure wagira ngo n'umusore uri gutera ivi akomana uzi ko nagashimishije wagira n'umusore uteye ivi Mana karanshimishije nsanga ni igitenge cyiza abazakurikirana hari indi video ngira imwe twigeze gukora ubushize ariko Imana yankoreraga imirimo imvura ikansiga cyane igitenge nari nambayemo nicyo yampaye cyiza amana amafaranga yo kukidodesha nawe unyumvira iyo Mana hari kitakora hari kidakora ako kavido ahubwo ako kavude ni gato yesa kanyoherereza ni kagufi ariko Mana ngiki ni keza byese binci ibaze kandi nayibwiye ngo kuki nta muntu urankoreshereza anniversaire y'ubwayo iranyihorera ariko yari yabyumvise ariko nawe urabizi ko uri uw'ingenzi nuyisenga mu maso y'Imana ndi uw'umumaro w'igiciro cyane rwose nukuri pe ngabaze gusaba ikintu ukavuga ati Mana ubundi kuki ngewe kuki ntajya nkorerwa anniversaire umva ikindi nigeze gusaba nigeze nabyuka ngira abana banjye numva rero abana banjye ati sinshaka ko muzabaho nk'amayibobo mwaburara mujye mwihangana ni mu gihe cyashize nta n'igihe kinini kiracamo ndababwira mu nsengano mu cyumba baraza baricara iruhande rwanjye sinshaka ko muba nka Marine ndashaka ko mugaragara nk'abakozi b'Imana bana banjye mujye musenga numva kandi mbabwiye nimujye mwumva mushaka inyama mujye muhita nimva hano hari igihe ngenda nta hantu ngiye murabizi nta muntu twavuganye muhite mupfuka mubwira Imana ngo Mana dukeneye kurya inyama turakwinginze mama muha amafaranga azitugurira Imana izagihita ibyumva ubwo nababwiye mfite kwizera kandi nyumva Imana izagihita ibibaha nimushaka n'ifiriti niba mushaka inyama muyibwira icyo mushaka kuyirisha nimba ari ifiriti n'umuceri ndebwe ni iki turinze kugeza ubu ngubu bana banjye mumenye Imana barayikiriza ndangije mpitambwira Imana ariko Mana ubundi ndashaka kukubaza ndi kugenda mu nzira ariko ndashaka kukubaza gute nifuza inyama uzifite koko nifuza inyama kandi uzifite ubu ntiwareba n'umuntu ukamuniga ukamubwira akanyohereza n'ibihumbi 10 kandi byose byavamo amavuta amakara nyine ndabara nk'uyibifite cyane ndagenda ngeze mu mujyi ndi kugenda imvura isa niguye ndugama kwa Makuza ihise nkumva umutima uri kumpata inzira ncamo uzinyiciyemo wumva Imana ndi kukubwira ibihamya byayo n'abadukurikiye babyumve mbese iyi Imana igiremo ibihamya bigaragara nkura n'umuntu wa muntu aranyitegereza ariko ntabwo arazi ikinyarwanda mbona arahagaze ariko andeba ababonye umwana w'umusore aramuhagarika amubwira ngo nambwire ngo njyana ajya kungurira ibiryo muri hoteli
njya kungura ibiryo muri hoteli ndavuga ntimubwire ngo mfite abana ntabwo najya kurya muri hoteli njyenyine abana mbasize ntabwo nabirya rwose ngo bimanuke kuko nahise ntekereza yenda agura ibiryo by'ibihumbi 5 agura n'icyo kunywa simbizi usange nk'ibihumbi 10 cyangwa 8 nyariye njyenyine ntabwo byavamo kandi mfite abana bakeneye kuryana nababwiye ko bagomba gusenga Imana ikabaha icyo bashaka kumbe wa mukobwa wanjye mfite w'imyaka 10 yahise asanga avuga ati ukuntu dukumbuye ifiriti n'inyama akomana we yahise abikora akomana uzi ikintu yakoze uwo mupapa yahise amuvuga ati mpamagara mubaze nimba yakicara mu modoka twajya muri supermarket ndavuga nta kibazo najyayo yahise ahamagara taxi voiture itujyana ahantu hagendwa nk'iminota 30 turinjira muri supermarket ikaze iri hariya kuri surufu ngo iki ntago nzi ko yitwa ariko icyo nzi kirarenze turagenda twinjira magera ku mavuta litiro 5 y'igihwagari ati mushyiremo tugera ku nyama ibiro 2 ngwiki kandi navuze nti ntago mpamvu yo kwifuza inyama ni ukuri ko Imana avuye mu rugo nta muntu twavuganye mbwira Imana nti ngiye nta mpamvu yo kujya nifuza inyama kandi uzifite ubu abandi bazimennye none ni gute nge n'abana banjye twifuza inyama uwitege bwose urabizi ushoboye kuniga abantu ngiye iri joro ndashaka kurara ndiye inyama ubwo sibyo si bihamye yaragiye agura umuceri 10 agura inyama ibiro 2 agura byose isukari mbese utuntu twose agura bya birungo byose bigomba kujyamo tekereza nta mafaranga mfite 2 kuri telefone ndavuga ntacyo umumotari uri buntware ndamuha 1000 nuri bubitware ndamuha 1000 nta kibazo pfa kubyo kurya bibonetse buri kimwe cyose n'amata cyose sorbato mbese ibintu byose uzi bigomba gukenerwa byose aragura nagiye kwambonesha amafaranga agera muri turaba tuvuga ibihamya twabonye ndabizi ibi ndi kukubwira bihagazeho cyane ndangije urumva ko maze gutekereza ukuntu ndi bubigeze mu rugo harangije ahita ahamagaza taxi voiture nanone kandi urumva namaze gutekereza ukuntu ndi bubitegere ndavuga ntacyo nashaka nce 2 mu mata ariko nkareba nkabona sindi bubishobora ndabaza nawe litiro 5 z'amavuta 10 by'umuceri na bya bintu byose isukari umunyu byose yahereye ruhande kandi ubwo ntazi ikinyarwanda ariko yamenye ibintu ndi bukenere byose amata byose ashyiramo bashaka urukarito runini babitsindagiramo n'isabuna atayiretse ndavuga nti ntacyo moto irabifata arangije atumiza taxi voiture wa musore yahagaritse yamujyanye twakomezanyije gahunda yari arimo arazihagarika ibaze nawe ibitangaza by'Imana ahita ahamagara taxi voiture igomba kuntwarana n'ibyanje dore umunsi ngo igini rirapfa ngwiki ryarapfuye ngeze mu rugo babona imodoka iraparitse abona ninjye uvuyemo yego imodoka ntigera mu rugo neza ni munsi yaho ariko naravuyemo hita nshaka umwana wari aho ngaho w'umusore wari uri mu kazi mbwa numva ngwino hano tamuhereza inote ya Sangiza kandi hari hafi kubigeza mu rugo mbese nagibayiwe numva nanjye ndi mu birere numva nagiye mpamagara ndavuga nti wari wahura n'Imana igenda n'amaguru ati tware ningiye muye nayo ntago mbiye babo we mubonye ukuntu muye nayo ntago mwebwe mwabyumva nubu tuvugana muye n'Imana igenda nawe wibaze mvuye mu rugo ntekereza inyama mbwiye Imana ningiye nta mpamvu yo kwifuza inyama ibaze nawe anakazigura n'ahantu hahenze agura ibintu bihenze n'ubwa mbere nari ninjiye muri supermarket njya guhaha urumva iyo yisabye iguha n'agaciro ikajya kubiguhera ahantu hakomeye n'isoko risanzwe sinari nagiyeyo ntarwo yajya kuzigura muri bushera zisanzwe ikujyana ahantu hakaze kuko nawe ubukaze rega yatugize abakaze yatugize abagaciro turi gusoza ikiganiro nicyo wabwira abantu bari gucika intege bavuga ngo Imana ntigishoboye Imana ntigikora nicyo wababwira uhita unasenga Imana dusoza ntabwo Imana yacitse intege nta nubwo yatwibagiwe ndabizi neza kuko ibyo byose mbabwiye narabyiboneye n'amaso yanjye niyo mpamvu mbabwiye ibyo byose nuko nabonye ibihamya ahubwo wowe yitegereze uyibwire nurangiza wizere izakwiyereke izabikora kandi nujya ubona ugeze mu mibare ntugira ngo nuko yakwanze ahubwo ibigucishamo ni ishuri uba urimo nyine wemere uryige izabigukorera neza yego Imana iguha umugisha ni ukuri ndawakiriye kandi namwe baha umugisha ndabakunda ni ukuri ndabakunda namwe mujye mumbwira ngo murankunda kugira ngo mbyibuhe cyane ngenda gukunda by'umwihariko pe nanjye ndabakunda nabizi ko bagukunda umuntu ari rwose aho hagana hasi mumubwire muti turagukunda ni ukuri pe nanjye ndabikunda cyane umunyamasengesho kandi no kuri Imana bamugisha bazabikora murakoze cyane yego reka dusoza mbasabira umugisha mwihanganye mwadukurikiye yego dushima Imana yego
turagushimye Kristo wabanye natwe waturinze nta gikuba cyacitse uhimbazwe nsengera abari hirya no hino aba bose badukurikiye ubaha umugisha ubagirire neza waze kwifuza ko imitima yabo abababaye Mwami ubahumurize abashonje ubagaburire abambaye ubambike rengera buri wese ugaragaze kuboko kwawe kwiza Mwami batwikira ihema ryawe kuko uri umukozi w'umuhanga nuko ubwo tuzongera guhura tuzagushima ubuntu bwawe no gufashwa n'uko wera komeze kubana natwe twese mu izina rya Kristo Yesu urakoze amen.